mu barimu uwabaye wa mbere mu banyamurenge mu barimu mu karere ni Ntamunoza Ntamunoza. Uwabaye pasiteri wa mbere mu banyamurenge ni jewe ni wowe. Uwabaye seretanda wa mbere mu banyamurenge ni ni Gaparasi. Uko niko bagiye bakurikirana. Umujirisa mukuru yari ayuba Rusimbi. Yego. Kandi we yari yaremeye imbere kandi wari waremeye imbere ariko yemereye iriya yaje yaremeye iriya babaga. Nukuvuga ngo mu karere ari mu bantu mu banyamurenge ari mu bantu bakiriye agakiza mbere mbere yacu ndetse mbere icyo gihe gawe yari yaremeye yavuye iriye yaremeye. None se ko abantu bagasenga bakamavuga ngo babonye icyaha kuri wewe bakamabaza akakivuga kandi bakakubwira nyine bagasanga niko nikumeze. Yego. Bati none turaje ko turabasengera muze abatuzuye umwuka w'Imana muze tubasengere. Yego. Kaba abantu bapfukama nyine mwapfukama bakabasengera bamwe bagafatwa nyine bamwe bamusho yabaye nyine y'abantu bose yageze no mutambara wumvishe yageze no mu mikenke. Yego. Abo bafashwe mbere niyo batangije. Shalom shalom nshuti bavandimwe bakonzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi. Twongeye kwishimira kubana namwe muri umwanya mwiza w'amateka, ibiganiro, ubuhamya, ijambo ry'Imana. Twongeye kubakira kuko bisanzwe ni wa munyamakuru wanyu nyine mumenyereye ari we Ndayishimiye Theophile. Uyu munsi none murabona ni umunsi udasanzwe. Murabona ko kuri screen zacu hariho umupapa wambaye isapu kuko tubivuga cyangwa se ingofero. Uyu musaza twakeneye kumuganiriza kugira ngo tubwire amateka. Hari amateka aza kutubwira ariko mbere yo kugira ngo tuje mu mwanya w'ayo mateka reka banza twibwire atubwire uwo ari we. Muze turakwakiriye wabanza kwibwira abadukurikiye. Murakoze. Undi we nitwa Kaganda Hakizimana Zaburone. Muze arakoze cyane kutubwira atubwiye amazina yiwe. Muze watubwira nkaho ndabona ubu nyine ntabwo uri muri Kongo ariko ndibwira ko wabaye muri Kongo. Nko muri Kongo watubwira wenda ahantu mwari mutuye kugira ngo abandi bakurikirana baze kuhamenya. Aho nari ntuye ahantu hitwa muri Kongo mu Rutabura. Muri Kongo mu Rutabura niho nari ntuye. Yego murakoze cyane. Urakoze cyane muzehe. Twishimiye kukuganiriza. Cyambere ndabisabira imbabazi nabigusabye kuva kera kandi urabinyemerera ariko umwanya ukomeza kubura. Nawe nyine gahunda zino urazizi uko ziba zimeze. Niyo mpamvu yabiteye ntabwo ari ugutenguha. Ariko iciza nuko tuhageze bazavuga akavuga ngo uzangaye guhera ariko ntukangaye gutinda. Twaratinze ariko ntitwaheze. Rero hari ikiganiro twifuza ko watuganiriza. Hari amateka dushaka kumenya twazaga tuyumva kera tukiri batoya bayatubwira ababyeyi bacu mu rusengero nyine bari kuvuga ubuhamya ukuntu bakijijwe. Ikintu dushaka kumenya icambere watubwira ukuntu wakijijwe ukuntu wakiriye agakiza yuko tuzatwumva ko uri mu bantu ba mbere bakiriye agakiza mu karere ka Bibogobogo. Icya kabiri cy'ingenzi dushaka kumenya uburyo ijambo baza bita ngo ni uramusho cyangwa se ububyutse. Ukuntu ububyutse bwaje muri kariya karere n'ahantu bwatangiriye. Nimba wibuka n'umwaka n'isaha kandi utawibutse wagereranya ntaco bitwaye ariko ukatubwira igihe byatangiye n'ukuntu byaje kugenda kugira ngo bigere muri uyu mwanya byari bigezemo nyine. Murakoze cyane ni karibu. Murakoze namwe kumbaza ubuhamya bwanje no kwakira Curuguru ni umwaka wa 50. Yego. Niho twakiriye ubutumwa. Niwo mwaka w'ikanisa ryo mu Rutabura ryatangiye. Yego. Nyuma mwaka wa 52 ikanisa ryo mu Ruvugangoma riratangira. Niyo ryarimo abasogokuru wawe. Ariko ubwo ngubwo iryo ryo mu Rutabura kandi twese nicyo gihe twakiriye twese. So kuvuga ngo abanyarutabura bakiriye ubutumwa mbere twabwakiriye rimwe n'abanyaruvugangoma ariko dutangiza ikanisa rimwe ryo mu Rutabura nyuma haza kubaga iryo mu Ruvugangoma.
iryo mu Rutabura ryatangiye mu mwaka wa 50, iryo mu Ruvugango ryatangiye 52. ye murakoze cyane. none se ico gihe kuvuga ngo mutangize kanisa, wavuze ko ababembe aribo bamenye agakiza mbere yanyu. none se ni bande babigishije kugira ngo muhishurirwe gukora ikanisa? kubera ko mbere ikanisa nyine ntiryari rihaba, mwari muba mu bundi buzima. none nyine kuvuga mufata umwanzuro wo gukora ikanisa byatewe n'iki cyangwa se byavuye? Icyo byatewe twebwe aho twari kumwe n'umugabo umwe witwa Joseph Kimamba. Yego. Aragenda aza gusaba, agenda nk'uje gusaba amasomo. Yego. Ishuri ngo baze kuduha amasomo. Yaranagiye kuvuga ngo baduheze ubutumwa. Baraza abaje haza mwarimu, baduhaye mwarimu, niyo bazaga utangira no kwagisha kwihanisha no kwihanisha. Yego. Agashaka abantu ngo abanze bihana. Kaza mugapfukama, baradusengera, sengerwa umwarimu wadusengera yari umwarimu witwa Samuel Gitenge. Yego. Niryo kanisa ryari rihari, niho badusengeye. Yego. none se muri ico gihe muzehe byabagoye kuvuga ngo mwakire ubutumwa kubera ko ni ikintu ca mbere cari kije mu buzima mutari muzi? Twebwe twazaga tuguma kubwumva nubwo tutari twabwakiriye. Ariko tubwakiriye, abantu bose ntibwakiriye, n'abasaza ntibari babyemeye. Yego. Ntibyari byoroshe. Yego. Ndetse bazaga igihe twabwakiriye bazaga bashaka no kuduca ngo twagiye mu babembe, twagiye mu biki. Ni ngacagenza numva ngo umuntu yazaga ajya inkoko bakamuca mu muryango. Ubwo ngubwo gatumaze kwemera nuko nguko akavuga ndabagenda ngo uraza gukamera basinka ntibabikundaga. Kubera ko hakiriye agakiza. None se bakangira iki kandi agakiza ari ikintu ciza gikura umuntu mu bubata runaka kikamujana mu bubata bwiza? Agakiza bakangiraga iki ico gihe? Agakiza icyo bakangiraga ni ubuyobe bwari buhari. Kera ababyeyi basengaga izitwa ryangombe, umugore akaba aho ngaho n'umugabo bakicara aho ngaho, umwe akaba mushayije undi akaba ryangombe, mukamusenga. Niyo mana yawe basengaga no guterekera. Ibyo ngibyo babonaga batise ibyo bindi bije bo bakabifataga nk'ibindi bije, ngo ibyo bindi bije ni biki. None se iyo iriya ryangombe basengaga yazaga ibasubiza? Mwe mwabaye muri ico gihe? Twe twabaye muri ico gihe nibo bavugaga, yazaga bihinduranya, umuntu bakamahindura nk'abasazi, ukabona ari abagore bisize ingwa, baragize ibyo bahaye bavuga, bakazavuga ibyo batazi, bakazavuga ibintu bitariho bitovugwa. Ariko bakihindura ngo babaye Imana. Aha, ngaye tubwire rero ukuntu waje gufata umwanzuro kuvuga ngo wakira agakiza nyine umaramaze, kandi urumva byari ibintu bigoye kuvuga ngo ugiye gufata umwanzuro ukuzanira ingaruka mu muryango, ntabwo byari byoroshe. none uwo mwanzuro waje kuwufata gute? Twawufashe nyine tubonye abo bantu baje batwigisha, turumva biratwinjira, ariko ntitwashobotsaga duhaye twumva neza, ariko twarabyihangane ngo twumve uburyo bahaye bavuga, umuntu akemera. Ntitwemereye rimwe twese, bamwe turapfukama nyine turemera, kuko twumvishije ari Imana, twumva niyo Mana, twumva noneho twumvishije Imana y'ukuri nyine yaremye n'ibintu byose. Turavuga ngo twemere dufata umwanzuro wo kubona badusengere. Ariko ntibyari byoroshye ngo ngo baratubwiye ngo twama twumva, ariko baje kabiri bakigisha, ariko bagaruka baradusengera. Oya, ndabyumva nyine byari bigoye. Icyambere nje ahantu numva bigoreye ni ugufata umwanzuro uzi ko mu muryango hari buze kuba ingaruka. none uwo mwanzuro ubugoye ukuntu kuvuga ngo ufate umwanzuro kandi uzi ko mu muryango baza kugukurikirana cyangwa se baguce, kandi ico gihe ndibaza mwari mwarashatse? Oya, bamwe bari batarashaka. Tekereza rero gufata umwanzuro, ugafata umwanzuro wo kuva mu muryango kandi bataragushingira, kandi itegeko umuryango nagushingiraga. Urumva nyine n'Imana yari birimo. None se mu karere wakwibuka nyine nk'abanyamurenge, wakwibuka mwakiriye rimwe agakiza nyine kuvuga ngo mutangire namwe kukabwira abandi? Abantu nko kuvuga bamwe aho twakiriye rimwe, hari igihe twakiriye agakiza baduhaye abembe bamaze kubona badusengeye,
baduhereza umwarimu witwa Filipo Ndamunoza. Yego. Niwe waje kuba umwarimu mbere iri iwacu. Ariko abo twatangiranye hariho ba Eliya Sebambe, Sokuru. ba Eliya Sebambe, ba Setungo, ba Kanjogoro. Yego. Ba Kimamba nyine. Abo biwacu. Kanjogoro siwe wari na mwarimu w'iwanyu? Agiye kuba mwarimu w'iwacu nyuma kombo yabandi. Yego. Umwarimu wabaye mbere nyine Ndamunoza. Dutura hariho mwarimu wacu twese n'abandi n'abiwanyu. N'abari biwanyu. None se ubwo communauté yatangije mbere yari yiye cyangwa gusa mwarasenga gusa ariko mutaragira communauté ico gihe? Communauté yari harika baraba abapremejevi. Niyo yahatangiriye. None kubera iki mwavuyemo muja muri Methodiste? Twavuyemo tuja muri Methodiste, abantu barabireba nta mashuri yari ahari. Uvuga ngo bariko baraza ariko barabigisha ngo Igifaransa ko bakumva biragiza. Abantu baravuga ngo ya iyi communauté ntidufitiye amashuri ntayigisha neza, nta bitaro ntavyo bitaro itanze. Haza kubonekaga umugabo witwa Miyambo Anania akayurunda ari umubembe. Aravuga ati hano hari kanisa ya Methodiste iyo yobahereza ibyo byose. Yego. Ico gihe abantu bagiye. Ariko umupasiteri mukuru waza gubyaka ibyo ngibyo yari Misabiko. Urakoze cyane. Hanyuma muzi hari amateka nshaka ko watubwiraho nyine ukayinjiramo. Amateka tuza twumva ngo yo mu Ruvuzangoma. Tuza twumva bazatubwira ngo mu Ruvuzangoma ngo hari ahantu habaga umwuka. Nyine watubwira mu Ruvuzangoma ukabanza ukahaturangira. Hari abatahazi wenda we wahaturangira ukatubwira ngo hegereye ahangaha na bita mu Ruvuzangoma. Mu Ruvuzangoma na ahantu hitwa kera bahitaga ngo ni kwibarabara. Kwibarabara. Ahantu harora muri Kabembwe. Twahitaga kwibarabara mbere niho twahitaga kwibarabara. Yego. None se umuntu watangije mwari mwatuye ico gihe cyangwa mwakiraga kiza nyine mubona kujayo? Oya, abanyaruvuga abantu bo kwibarabara nyine bari batuye mu Ruvuzangoma. Niko ruhanda abo ngabo basogokuru mvuga bari kumwe n'abakanjogoro. Yego. Natwe tukaba mu Rutabura. Baduheza uwo mwarimu atubera umwarimu. Yego. Nyuma umwaka ntitwamaze imyaka 2. Nabo haza kubaga irindi kanisa. Nabo tubarihereza ubundi umwarimu. Witwa Yosito Kakosi avuye mu Mutambara. Abari ubu mwarimu waho. Yego. Ico gihe mwebwe mwari mutaragira abo babarimu sivye nyine uriya mugabo waruvuze nimba ari Kimamba. Kimamba nawe ndi yari umwarimu yagiye gusaba gusara amasomo garaza abari ubu muzehe w'ikanisa. Ariko barimu barababembe ico gihe. Barababembe. Yego. Mu Rutabura nyine baduhaye Filipo nawe yabaga mu babembe niho wari waremeye kera. Ababembe bari bamuduhereza ariko yabaga iwabo. Yego. Abari ubu mwarimu wacu twese. Nyuma gano no hagiye kuba umwarimu mu Ruvuzangoma aho ngaho hitwa kwibarabara. Yego. Niho hagiye umwarimu witwa Kakosi Yosito. Akamwembe uvuye mu Mutambara. Yego. Wombaze urwo bakomboranye go mu Rutabura no nga nyine injira uburyo bagiye basimbura. Mu Rutabura hakomeza mwarimu Ndamunoza. Ubuce akora icyaha bamukuraho haje undi mubembe witwa Mboboci Pahoro. Yego. Ngo buce avaho haje umwarimu witwa Rubeni. Yego. Wo mu Mutambara. Nawe yavuye niho yavuye icyagihe cya Mureri. Icyo gihe Murerishe nawe avaho. Nibwo gaza kayo Kanjogoro nawe yagiyeho. None se yagiye kuba mwarimu wo mu Rutabura gute kandi yaratuye kwibarabara? Yaratuye mu biharano nuko abantu bazaga batanga umwarimu nyine. Twarabuza abo barimo baje ngo muduhereze umwarimu. Batiyano hari umuntu wawe ushaka gukora ubwarimu. Yego. Baduhereza. Ikindi muri ico gihe kera mwarimu arafashe kera imyanzuro yo gutenga umuntu yuko uravuze ngo uwo mugabo yavuye ku bwarimu kubera ko yakoze icaha. Ico gihe kera namwe mwarimu arafashe imyanzuro yo gutenga umuntu wakoze icaha? Umuntu wakoze icaha yaratengwaga.
ndumva byaratangiye kera nubwo ubu nyine bitangiye gushira byatangiye none niki watubwira kuri twebwe tutagitenga barira asaza kuba umwarimu ahantu hitwikaganje kandi ukoze icyaha arasaga akaka imbabazi yakimbabaza ati nimumbabarire naradangagitse ngira gutyo baramubabarira oya ndumva mwarimu ufite ubukristo bwiza umwarimu ufite ubukristo bwo guhana umuntu wanyuze inyuma y'amategeko byari byiza kubera ko byanadushiraga ku murongo ico gihe ariko ubu nyine kubera ko batakidutenga dusigaye twarabaye ibyigenge niko navuga hanyuma muze iriya muruvuza ngoma uwatangiye kuba mwarimu we ninde namuvuza ni Kakosi Yosito nyine kuvuga uwamusimbuye ni Seratiyeri umwembe nawe nyuma ngo have aja sokoro Eliya Sebambe yego none sokoro yabaye mwarimu bake bamuruvuza ngoma cyangwa yabaye mwarimu wageze ku mugorore oya yabaye mwarimu wake biriya muruvuga ngoma uwo mwarimu amaze kubaho ibo ndetse bari ahantu hitwa Imiwamba ariko nawe arazaga yari umuzehe w'ikanisa yari umuzehe w'ikanisa w'ikijiji ariko ubu mwarimu Seratiyeri ngo amare kuhava abari buja kuba umwarimu mu ruvuga ngoma yego ajaga mu ruvuga ngoma none se guheza umuntu ubwarimu bashingiraga kuko muri ico gihe ubu nyine sigaye numva sindaba mwarimu kandi sindabiteganya ariko sigaye numva benshi niko batakirebera ku ndangagaciro sigaye barebera ku masomo afite amasomo menshi icya kabiri wenda afite amafaranga azatanga mwebwe ico gihe guheza umuntu ubuyobozi mu rusengero mu ikanisa mwashingiraga kuke icyo twashingiragaho n'abantu baremeraga twari batwemeye twese ariko mukabona umuntu umwe nyine ufite kwizera guhamye yavuga ati ko ndakunda ngo ari ukora ati ko ndakunda ko ari ukora abantu bamwemeye nico bashingiragaho ntibashingiraga ku mashuri tana amashuri yaraho abo bose bakoze ntawo tuzi aho nyine wari warageze no kwishuri none se ni gute mwayoboraga ukaba umuyobozi ukigisha abantu Bibiliya utarize yamenya gusenga nyine yigisha kuko abantu bari bizeye cyane bazaga bizeye uko umuntu hayavuga uko hayasoma guke bakemera kurya akaba umuyobozi ahubwo ndumva muri mwebwe cyane ibyo gusoma ntimwabyitagaho mwitaga cyane ku buryo bwo gusenga ku wizeye kubera ko gusenga ibyo ntibisaba amashuri menshi urakoze cyane ngari noneho twinjirire utubwire uburyo rero amakanisa yagiye yaguka kugeza avuye mu Rutabura agafatanya Gisozi noneho mukaraba mukagera mu mwanya wo guhabwa ijimbo kubera ko icyo gihe cyose ndibwira ko ijimbo ya Rutabura yaje kuba ari we revera ni ukuvuga ngo amakanisa uburyo yaje kwaguka yego twabayeho hariho ikanisa yo mu Ruvugangoma hariho ikanisa yo mu Rutabura yego ikanisa yo mu Rutabura n'ikanisa ryo ku Kagugu ry'Ababembe aha niyo makanisa yari niyo makanisa yahabaye mbere yego araguka tubona ikanisa ryo mu Rulimba yego arasubira araguka tubona ikanisa ryo mu Bivumu yego irasubira iraguka tubona ikanisa ryo mu Bibogobogo yego aha niyo makanisa yahabaye nyuma yaho baza kudusaba tuguma gushyiragaho abarimu simbi zirimo guma kumwe ngo muvuga abarimu komeza uvuge dushaka kubamenya abarimu babanjije muri ayo makanisa yego umwarimu abo barimu babanje muri ayo makanisa ya mbere nabakubwiye yego abagumye gukomborana aho ikanisa rya Bivumu ryabayemo Pawulo Rusingizwa yego ikanisa ryo mu Rulimba ryabayemo Yoasi Sewirya yego ikanisa ryo mu Bibogobogo ryabayemo Mugwema yego ikanisa ryo ku Kagugu harimo umurembe witwa Enoki yego
ni ukuvuga abo nibo barimu babanjije amakanisa bamaze guhabwa uburenganzira bwo gukora ikanisa nyine abo nibo bagiye bayatangiza abo nibo bayatangije yego ariko bamwe bagiye bavaho nk'igihe twagiye kuza kubona ijimbo uwo ino kindi twari tugikorana nawe nyuma yaho aya makanisa ngo amare kuhaba yego ubwo nyuma ga twaje tutaraje nubwo ngubwo nyuma ga yaho tuja baravuga bati nimuduhereze nimba hari umuntu muhaye mwana waje ku ishuri yego nibwo nagiye imwe ku masomo njyewe sinari umwarimu yego nari umushemasi w'ikanisa ndetse umushemasi wari inyuma yandi umuzehe wa mbere yari Kimamba yego nyuma hariho Zakariya Budotira yego baraze Kimamba we nyuma ndetse aza guhanguka ashaka wundi ashaka undi mugore asigara uwo nguwo Zakariya Budotira yego nitwe twari inyuma yiwe wari ugeze ahantu nawe uja ku ishuri njya ku ishuri yego mvuye ku ishuri umwaka wa 70 niyo nagiye ku ishuri ndazaga ngo nshike sinamaze iminsi batangira kunshiraga mu majaribyo ishuri se wagiye Ibaraka narigiye imwe i Burundi ugiye gusa kwiga theology nize umwaka umwe narangije uwo mwaka umwe sinasubiyeyo nanje sinawushoboye sinawurangije n'ubu turasubira nawurangije uwo mwe naraje twasubira amastage yandi Ibaraka none se icyo gihe kwari ugukunda Bibiliya cyangwa bazaga babahatira kuja kuyiga gusa kuvuga ngo ufate umwanzuro kuja kwiga theology kwari ugukunda Bibiliya kwari ugukunda Bibiliya yego ese nimba wakwibuka nko mufashe nk'umwanya wo gusenga watubwira nka utaratibu mwakoreshaga mu gihe cyo gusenga kubera ko hari umusaza umwe nigeze kumva ngo yazaga aje gusenga mu butayu yagera mwatangira gusenga yumva uteye akaririmbo bavuze ngo dusenge akumva undi muntu araririmbye hariya ngo akamubwira ngo sohoka utahe uzagaruka umunsi wo kuririmba uko nguko twagiraga gutyo umujirisi mukuru yari Ayuba Rusimbi yego kandi we yari yaremeye imbere kandi wari waremeye imbere ariko yemereye iriya yaje yaremeye iriya babaga ni ukuvuga ngo mu karere ari mu bantu mu banyamurenge ari mu bantu bakiriye agakiza mbere yacu ndetse mbere icyo gihe gawe yari yaremeye yavuye iriya yaremeye none se ko ngira ngo Revera Ayuba Rusimbi nyine ni mu myaka wenda ushobora kuba umuruta ndibaza sinzi ushobora kuba muruta ashobora kuba ndutabukedese ashobora kuba kuruta naringiye kukubaza naringize ngo wenda uramuruta none naringiye kukubaza ukuntu yakiriye agakiza mbere yawe kandi nawe ico gihe wari ubikeneye ico gihe we ntiyaratuye muri kino gihugu cyini wacu yego kuko nkuko yemereye iriya yabaga ibupfurero azaga iwe yaremeye baje yaremeye we ariko araza agasanga ikanisa ryaratangiye ariko ubukristo bwiwe aribwo bwa mbere yego yasanze ikanisa ryo mu Ruvugango rihari ariko iwe yaraje ari umukristo abo bose bari ko baguma kwemera uwo ari umukristo ukomeye wabatijwe yego twari ko tubatizwa nyuma yiwe yego nawe abonaga gutangira kubabatiza no kubigisha nyine iwe abatiza gute ataraba pasiteri pasiteri yabubaye ejo bundi ni jyewe mushizeho ejo bundi ubu pasiteri bwiwe bwabaye nyuma akizwa yemera mbere yawe uba pasiteri imbere yiwe ariko yari umujuriste nyine njyewe sinigeze mba n'umwarimu yego njye nabaye mwarimu wewe wahise uzamugwa nyine uba pasiteri nabo iyo ku ishuri bamangira pasiteri none se muri icyo gihe abari bemerewe kubatizwa n'ibande kubatiza kubera ko n'ababembe nyine pasiteri wacu twari dufite mukuru warebaga n'ababembe yitwaga Eliya Misabiko nabo barimo navuze ba Samuel bandi nabo bari bataraba barimo tibigeze babona abapasiteri tibabatije n'abantu yego ni ukuvuga rero umwarimu no muri ico gihe umwarimu ntiyaremerewe kubatiza oya none se mwebwe ntimwakurikiza ririya jambo riba riri mu butumwa bwiza buriya butumwa bwiza ko ari bune simpa nibuka hamwe yagiye
Filipo yagiye asanga inkone arayibaza ngo ese ibyo somo urabyumva inkone aramubwira ngo ese nabyumva gute nta muntu usobanuriye Filipo aramusobanurira arangije kumusobanurira aramubaza ngo ese none harabura iki ko hano hari ikidendezi wambatije Filipo ngo aramufata siko bibiri zivuga aramubatiza none se muri ico gihe kubera iki kugeza n'ubu nyine kubera ko umuntu yakiraga akiza yumva akeneye kubatizwa ariko bakanga mpaka agende kwa pasiteri kubera ko we wizeye utomubatiza ibyo nibyo twasanze ntibahaye umuntu uburenganzira witwa mwarimu nubwo yabaye umwarimu wa kera ukomeye ari we wanigishije n'abantu hari uwo mwarimu yigishije akaja no kwishura akaza akaba umupasiteri agasubira akaba ari wo usubira kuba yemerewe kubatiza yego ariko umwarimu nubwo yoba yarigishije gute yagize gute tiyemerewe ibyo twabisanze none muri ico gihe ko nta mupasiteri mwagiraga mu karere urumva abantu bakeneraga kubatizwa mugahamagaza abapasiteri bakinuka epfo kubatiza tukagenda abazaga bagira imikutano iyi mikutano uzihari yego hariho Noeli hakaba Pasaka na Pentecost kuri iyo mikutano niyo yazaga ibatiza abantu kandi nakindi gihe cyazaga kibatiza abantu yego icyo gihe twageze ku mukutano niwe wabaga uhagarikiye umwarimu niwe wari umupasiteri uhagarikiye abantu bose abarimu bari bahari bose uwo iriya misabiko ariko nawe abantu bose abapasiteri ngo bamaze ko abatangiye ubupasiteri nawe yazaga ahagarikira akaba ari abantu b'abapasiteri ba nyuma akaba aribo babatiza iwe yari ategetse gusa yego ntiyari akibatiza none mumaze kugenda mugira amakanisa nibwo batangiye kugenda bagira bamwe pasiteri nibwo nje natangiye kuba umupasiteri ni ukuvuga rero mu karere niwe munyamurenge wa mbere wabaye pasiteri muri kariya karere ka Bibogobogo uwagukurikiye wakwibuka kukuntu bagiye bakurikirana ni Mayuru n'ubundi wabaye umupasiteri wa kabiri ico gihe we warebaga mu Rutabura nawe iwe yarebaga iwe Mayuru yego oya yuko je nagize ubwenge ari pasiteri wo ku Mugorore rero nyine yatangiriye kuba pasiteri aho yabereye pasiteri nyine kugira ngo aje kuyobora yabereye pasiteri ni nyuma yabaye na mwarimu nyuma ya sogokuru yego niwe wabaye mwarimu kuri Nyagisozi nyuma n'ikanisa ya Nyagisozi yabaye ikanisa nyuma kuko ryarebwaga na Rutabura cyari kijisho yabaye umwarimu nyuma yabaye umupasiteri imbere yabo bandi bose nawe nyuma hakurikiraga Parasi abo nibo bapasiteri bagiye bakurikirana ni ukuvuga rero mu barimu uwabaye wa mbere mu banyamurenge mu barimu mu karere ni Ntamunoza uwabaye pasiteri wa mbere mu banyamurenge ni jewe ni wowe uwabaye seretanda wa mbere mu banyamurenge ni Gaparasi uko niko bagiye bakurikirana ndumva ari byiza cyane amateka bari meza kubera Gaparasi nyine nije babohereje ku mashuri bavuga bandika recommandation jana none si cyo gihe wari uzi kwandika njyewe nzi kwandika ko mbangira ngo ntimwari mwarize nyine nje nageze kwa Nundu narize ikora primaire kwa Nundu ariko hari umusaza wambwiye reka ndeke kumuvuga wenda azatubwira nawe nitumukoresha ikiganiro iwe yambwiye ko yatangiye gusoma atarize noneho ngo akagenda agasenga yafata Bibiliya akagenda amenya ijambo rimwe rimwe ariko arambwira ngo yaje kumenya gusoma atangira ngo mu Giswahili ngo ikinyamurenge kikamunanira igiswahili ngo akaba arico ashobora gusoma mbemenya gota wanuzi wamenya amashuri atarize ubona yinzi ni Mako wa Mariamu iwe byarabaye iwe byarabaye yaraho yari umurezi gusa w'abana ba nyina ariko sinzi uburyo yamenye gusoma Hauling France yamye akimenya tagena ko ahubwo reka tuzamushaka azatubwira amateka yaje kugeragaho wenyine yasaza kuri kiriba nyuma ubungubu intambara zizakuba aja kongera ubumenyi Imana igira ibitangaza bikomeye kandi dushima Imana ko yakomeje kubana namwe nyine bakura muri ivyo bihe genda ibegereza iterambere niko nabivuga kubera ko iriya mu karere k'iwacu nyine hari nk'inyuma bitewe nuko
ico gihe amamodoka n'amamoto n'ibiki byari bitarahagera kandi mwe mwari mutaragera muri rya terambere rivuga ngo murakoresha telefone cyangwa se moto. Urumva mwari mukiri muri cya gihe cyo kugenda nimba ukeneye umuntu Buvira ugatuma uwundi ntaguhamagara cyangwa se wohereza urwandiko bakanaruta mu nzira. Mwari mu bihe bigoye cyane. Sawa, urakoze cyane. Aya mateka ni meza, tuba dukeneye kuyamenya, tuba dukeneye kuyicarana kubera ko hari abantu baba babyumva nk'uko tuba twicara tukumva ngo mu ruvuzangoma ngo habaga umwuka tumenye nyine ukuntu byatangiye. Uwo mwuka nimba ni nawo watangiye uhimbaza kuko ariho uzombaza. Yego. Uwo mwuka ni wa musho yaje nyuma kandi nimba ari washatse kumenya. Ni nacyo nariko ngira ngo nicyo mbaza cyo nyine. Nyuma tumaze kugira amakanisa atangiye imyaka nimba nibuka nayo yari nibuka neza nayo yari taraba myinshi cyane. Yego. Hari ikanisa ry'ababembe nyine cyo kwa Mwarimu Samuel. Yego. Samuel Gitenge. N'indi ryo mu Gatunguru. Yego. Twumva ngo abantu habaye abantu bari mu gusenga ngo bakerekwa. Tugira gutya tubona bariko barazaga bigisha noneho bakama baza bafite amawu bakaza bafite amawu mu ntoki. Ya mawu asanzwe yabira biti by'iraruguru iwacu. Kandi bose hari tuwa twiza utundi twose turabagirana kaza nyine. Bati haje abantu noneho bamwe batese biriya byabaye ni biki abantu bashaka kubapinga nyine bamwe bashaka kuvuga ngo ni gitawara cyabaye. Yego. Ariko bakaza abantu bagasenga bakamavuga ngo babonye icyaha kuri wewe bakamabaza akakivuga kandi bakakubwira nyine bagasanga niko nikumeze. Yego. Bati none turaje ko turabasengera muze batuzuye umwuka w'Imana muze tubasengere. Yego. Kaba abantu bapfukama nyine mwapfukama bakabasengera bamwe bagafatwa nyine bamwe bagafatwa ukumva nabo ko barahanura ko ibyabaye wamushira abantu barafatwa benshi bagenda basenga. Yego. Bigenda biteraga mu makanisa yose abantu nyine barafatwa niyo wamusho yabaye nyine y'abantu bose yageze no mutambara wumvishe yageze no mu mikenke. Yego. Abo bafashwe mbere niyo batangije ariko batangije mu gusenga nyine. Yego. None si cyo gihe ko ubu nyine umuntu asigaye yerekwa nyine bamwe tukamwemera abandi ntibamwemere bitewe n'uko bakavuga ngo wenda ashobora kuba akoresha imiti cyangwa se atasenga Imana nyakuri. Ubu nyine nubwo dusigaye twubahiriza rya jambo rivuga ngo igihe cy'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ico gihe kubera iki mutagize ubwoba ko abo bantu badashobora kuba bakoreshwa nyine n'umwuka w'Imana by'ukuri? Nabikubwiye ko abantu babanje kugira ubwoba babanje kuyipinga niyenda si umwuka si Imana hayibakoresha. Ariko nyumaga mu gusenga noneho uko basenzega natwe abantu ngo dusenge dusanga n'Imana yabiberetse ibyo babereka. Kandi muri uko gusenga nyine hariho abadanganyikaga bagitangiza mukabamenya ngo bariya baje ariko baje rimwe abantu badanganyitse. Babandi buzuye umwuka w'Imana neza bakababwira nyine bati ugiye kubinjiramo bati kwara twinjiramo ariko waje wadanganyitse gutya na gutya. Ariko turabyemera nyine tumenya bahaye basenga Imana nyakuri bahaye berekwa ibikwiye. Yego. Ndumva nyine birasobanutse. None se umuntu nubwo yo bakoresha imiti ariko keri yakubwiye ikintu kikuriho utari wamubwiye uza wizera nyine ko ari Imana ihamukoresha. None se umuntu aje akakubwira ngo wenda mu rugo rwawe hari iki kibazo kandi nawe urabizi ko gihari uwo muntu ntimuziranye umubonye uwo munsi uze kubona umuntu akamava niriya nyine akamaza ati nagutumweho. Yego. Yamara gushikaga ariko akabanza kunyuraga kuri mwarimu umuhana ati njewe hari umuntu umwe bantumyeho wa hano muri no muhana hari icyo nshaka kuvuga icyo nshaka kumubaza. Ni ukuvuga ngo mwebwe n'iryo ryari itegeko nta muhanuzi woje ngo ahita avuga
ibyo yakubonye watabanje kunyura kwa mwarimu. oya uce yaje kwigisha no kunyura kwa mwarimu akavuga ati naje ndumwe gutya none ga mpeza umwanya wo kwigisha mbwire n'abantu mu rusengero. Yego. Mwarimu akamwemerera kandi mwarimu yanga agasubirayo. Nazaga mbibona hari abo nigeze kubona igihe kimwe bangira nyine basubirayo. ngo ntibazanye inzandiko. ni ukuvuga ngo ubu nyine inzandiko zatangiye kuva kera. noneho udafite uburenganzira, ariko byari byiza kubanza kunyura kwa mwarimu ukamuganiriza akakwemerera kugira ngo ejo wenda hatagira kuba ikibazo bakaza kukigushiraho. Murakoze cyane. Iyo uramusho niyo twari dushaka kumenya, tuza twumva gusa ngo haje ububyutse, titumenye ukuntu bwaje, titumenye ababuzanye, titumenye n'aho byahiriye. Ababembe ni muri aya makarisa abiri niyo yaturutse, byagiye bikwira amakarisa menshi. Yego. Abantu barafatwa nyine bagenda bigisha gutyo. Ariko n'aya makarisa abiri, ikanisa ryo mu Gatunguru n'ikanisa ryo kwa Gitenge. Yego. Iryo mu Gatunguru ryarimo umwarimu witwa Yakobo. Yego. Ese uko ibo bari ubutumwa ibo bari barabuhawe n'abandi? Bari barigishijwe n'abandi ba mbere. Ababembe bageze mbere tukiri abana, tukiri no Mutambara kera. Hari ababembe bari abakirisitu. Mwigeze no kwa mu Mutambara? Niyo twari dutuye twebwe. Twavuye mu mwaka wa 1947. None se uko igihe cyanyu mwize primaire? Uko namwe mwize primaire? Twize primaire. Nize primaire kwa Nundu. Iriya myaka nyine natwe twiga imyaka 6. Ariko nza numva ngo igihe cyanyu ho nico gihe bavuze ngo nta France gihari. Nico gihe nico gihe cyanahinduwe nyine abantu bava muri ryo bava mu permejeje. Tibaza gakunda kwigisha cyane abigi France. Bazaga bigisha uko nguko umwarimu yezaga kamaza umwarimu bene wapfuye kumenya gusoma akamenya no kwandika akaroma bagirana niyo bazaga bana umwarimu iri iwacu gimuhira yezaga bari umwarimu w'ikanisa akaba ari umwarimu w'amasomo. Ariko ngigihe gacaba mwarimu Zakayo cyanyuma. Yego. Hari hasigaye hari abarimu b'amasomo. Oya aho ngaho ni byiza. Ariko icyo gihe bagitangiza nyine kaba nta munoza batangiye kutwigisha ibyo kwandika. Yego. Umunsi adahari bagafata mu bana afunze nyine ugatangira n'abakora baguma kwigisha abandi. Aho none se abantu bagiye batangira kugazura amakanisa gute? Nuko abantu bari barabaye benshi cyangwa nuko abantu bagiye bimuka baje mu yindi mihanda? Nuko bari barabaye benshi. Noneho abantu baje kwemera benshi. Yego. Bakavuga kandi iwacu noneho uko hari hameze nk'uko kwa kajagari kino muza muhurira mu ikanisa ariko mutazi bamwe bahaye baturuka. Abantu bazaga amabobaka umuhana nyine abakristo bemera bagasa naho mu muhana wose kurya uri abantu bose bamye b'abakristo. Bakavuga bati natwe dukeneye mwarimu. Urumva mwenti mwasabaga ikanisa mwabanzaga gusaba mwarimu. Mwahabwa mwarimu mwamuhawe n'ikanisa. Mwamuhawe n'ikanisa. None mugatangira ari ikijiji. Nyuma kikabona kuba ikijiji bazaga bagishiramo ndakonubwira ubwo murivuga ngo muhari abarimu batangije. Hari ibijiji nk'ikijiji kibaza bita ngo ni imibamba. Muri kumibamba. Niho hari hatangiriye basogokuru wawe akaba umwarimu umuzehe bakamwita umuzehe twatumita umuzehe. Yego. W'ikijiji agasengesha abantu agatanga raporo akabitanga ku mwarimu uri ku ikanisa rikuru. Yego. Bazaga habi bijiji hari abantu bangahe bakavuga ngo tubahaye umuzehe azabareba ariko ntiyitwe mwarimu. None suko mwasengeraga mu mahema mwubakaga amakanisa y'ibiti. None ayo madafari yatangiye kuza bitewe n'iterambere. Amadafari ko ndabona ko atangiye mwaravutse. Amadafari yasa yakera. Amadafari sa yakera. None mwaje gutekereza gute kuva ku makanisa y'ibyatsi n'ibiti mutangira kubaka amadafari nyine n'amajanja? Twatangije nyine duhaye tubona nk'uko abantu bagendaga
abantu barajijuka twasanga yababembe bubatse natwe tukazaga tukabyatura ariko ibyo si ibya kera ni iby'ubu ngubu ni iby'ubu ngubu bari bamaze kubaho baso bari abagabo baso so batangije amakanisa ukuzi ko ari abana no batangiye kuyubaka ariko ubukwe bwa basogokuru bwawe ariko buba ubwo ngubwo nyitubaye abakirisitu. None se ico gihe yakoze ubukwe cyangwa yashatse muri cya gihe cyo guterura? Oya yakoze ubukwe. Yakoze ubukwe ashinga akabutura kagera ngana nisogese zifata gutya akora ubukwe n'akabutura niko nzanibuka twebwe twe twaje kwambara amapataro twashatse nyuma yiwe ariko akabutura keza kagera ngana nisogese zigera bishaka guhura n'akabutura none se mwebwe mwari mwemerewe gukora ubukwe n'utubutura muzima? Ni kera cyane. None se nimba umuhungu yarakoze ubukwe yambaye ikabutura umugore azaga yambara iki? Umugore azaga kenyera impande. Ndagira nawe yari yemerewe gukora ubukwe yambaye ijipo gusa. Ariko icyo gihe mbaye nkubwira nabo ngabo nawe icyo urumva n'akabutura kandi kari akabutura benda kangaka. Niko nzanibuka. Yego. Sokuru cyane niwe nzanibuka umunsi yari afite ubukwe. Sokuru cyane niyo nzaribuka ariko akabutura kagera gahanga nisogetse zigera bishaka guhura n'akabutura simpaye nibuka ikirato nyabakisi sandare cyangwa ikirato nyine ikirato nyine birato byazaga bihaba bamwe bazaga bambara za gatofu ariko abandi ni wambaye ikirato harakandi oya ndumva kera zari sawa mwebwe ntimwagogwaga no dore n'amapantaro bunyine arahenze tibyo mwebwe ntibyabagoraga amapataro twarayambaye yego none se ico gihe ninde washingiye sokuru ico gihe ninde amushingiye ushingiye niwe rero nyine abapasiteri ba Misabiko bapasiteri Misabiko niyo bari abapasiteri bakuru kandi waza kuzana umugore nubwo baba bamucuye akabaho ngaho umupasiteri yari yabagipanze ngo banze amara amayenga 2 nkanje namaze amayenga 3 umugore yaratashe abamuzanye bararambirwa basubirayo abembega bataragira ngo baje kunshingira bamuzanaga biriya nzambona muri Bibiliya byabaye kuri Samusoni bazana umugore babanza kumuhitiza iyo ngiyo atarahura n'umugabo bambwira niba ari amayenga 2 nabo no kumuhitiza ku ikanisa agacungwa nabikanisa koga ibindi byo byazaga biterwa n'abapasiteri nyine batindi turahabona uburyo dufite ibindi byacu abaho ngaho yego agacungwa n'ikanisa yego none se namwe ico gihe cyo eka naco gatucinjiremo igihe cyo gushaka kwanyu yuko nza numva bamwe muri mwe wenda barateruye bari bakiba muri bwa buzima bwo guterura kugenda ugahura n'umukobwa mugahita mumujana none se mwebwe ico gihe canyu mwaragendaga mugasaba mugakwa ukabona n'umugore cyangwa gusa ni kurya imiryango yonyine azagenda ikavugana kwari ukugenda kavuga ngo ushaka yego isa kavuga tereka ngo ushakire umugeni akavuga bati twabonye umugeni nahanyanaka basi yabara umukristo bakagutumaga bakavuga bati uzogenda uze kureba umwana wa hanyanaka yego ukagenda gisa kakubwira atagenda ukagenda guherekejwe n'umuzehe w'ikanisa kibuze undi mukirisitu yego mwamara gushika mugashika kwa mwarimu muzi twaje gushaka umugeni hano kwa nyanaka hano mu kanisa yego mwaje kumushaka ati none rekaga muhamagarire bakamuhamagara bakagenda bakabwiraga barya ba nyiri mwana yego batera umuntu gawaje gushaka umwana wanyu none ga mu muduhereze yego sawa kamuhamagara bakamuhamagaza bakemeza muri abakristo bose bari abakristo n'umukobwa yabari umukristo na wa muhungu yagiye ari umukristo basanga wa mwarimu w'ikanisa akabahamagara mu ikanisa bateranyaga ikanisa rya hahandi yego bakazaga bakabaza batese waje tuvuye hehe ufite ku rwandiko rwakuvanye giriya ku ikanisa ryanyu riza kwerekana kuri rya rindi kanisa yego bamaraga babashira mu ikanisa bakabaza none se iwanyu ngo ukunze umukobwa ati bakabaza wa mukobwa nawe batese uyu muhungu wamubonye wamukunze ati namukunze
nuko gasubira